Ya murakoze cyane mwese mwashaka kureba video cyangwa ufite ubushake bwo kureba ino video cyangwa kumva amakuru y'uburyo umuntu ashobora kujya muri Canada kwa bishaka. Iyi video tugiye gushiraho ubu ngubu cyangwa mugiye kureba ni ijyanye n'uburyo umuntu ashakamo akazi, kuko mbere twavuze uko byoroshye kujya muri Canada gushaka akazi cyangwa kubona visa kujya muri Canada. Ariko ubu ngubu turashaka turebe noneho ari gute umuntu ajya asaba akazi, ni gute wasaba akazi wakora application. Ngira ngo twatanze ama websites agera kuri 10 gutyo, usibiko ni menshi cyane. Ariko muri video y'ubushize twerekanye ama website ashobora kugera kuri 10 ushobora kubonamo akazi. Ariko still abantu benshi baracyavuga ngo biragoye, ngo mu by'ukuri ngo basaba abantu bari bafite ubumenyi bukomeye cyane buhagije cyangwa skills zikomeye cyane, mbese abandi badafite. Ariko niyo mpamvu twashizeho izo za website kugira ngo zifashe abantu bashobora kureba uko zimeze, hanyuma bashobora gushakisha bamenye uko akazi gashobora kuboneka. Nuko rero ariko abantu benshi baracyafite ikibazo cyo kuvuga ngo ese ni gute umuntu yakabona ko bikigoye cyane kubona akazi. Niyo mpamvu nashatse kugerageza kureba ko umuntu yafasha abantu shireho nka website imwe, turebe ko umuntu ashobora gushaka akazi kuri iyo website, ukareba abantu bari qualified bafite, no kuvuga ushobora kuba ufite ubumenyi cyangwa ubuhanga ubu bakeneye, cyangwa ukaba udafite n'ikintu na kimwe cyangwa ubuhanga uko bwameze kose, mbese nk'akazi ko gukoresha ingufu mbese. Uretse nako ngako n'akandi kazi koroshye, ariko byose turabireba ahangaha. Kuko iyo ugiye muri websites, iyo ufunguye website ugomba kumenya akazi uko kameze, ukareba icyo basaba muri ako kazi kugira ngo ushobore kugakora. Kandi niba mwibuka neza navuze ngo kugira ngo ushobore kujya muri byose ugomba kuba uzi computer ho gatoya kuyikoresha. Ishobora kuba laptop nkingi muri kubona ahangaha, ishobora kuba computer yindi cyangwa computer kinini bita desktop, nta kibazo nacyo wagikoresha iyo ariyo yose. Hari n'abazi gukoresha telefone cyane ku buryo wakoresha telefone ufashe izo za website nashize aho ngaho kugira ngo ushobore kureba neza ako kazi uko kameze. Ubwo rero mu kanya gatoya cyane ngiye guhindura dufungure computer kugira ngo abantu barebe inzira bigomba gucamo kugira ngo ushobore gushaka akazi. Nimurambirwe, mukomeze mwihangane, tukomeze turebe uburyo byakora. Numara kubibona gutya, nawe ushobora gufungura computer yawe hanyuma ugatangira kubikora nk'uko ndi bubikwereke mu kanya gatoya. Ubwo rero reka tugerageze tukuremo ibi ngibi. Ubwo tugiye gufungura computer. Ushaka gufungura computer neza ushaka kujya no muri ushaka kujya muri Google, ushaka kujya muri Google, hanyuma ushatse wajya, sinzi niba muri kubona ndi gukora aho ngaho, muri aka ngaka bakunze kwita muri toolbar. Ushobora kujya hano no kuri toolbar ukandika reka dufate ya yindi ya mbere twavuze ngo ni ca.indeed.com cyangwa .com uko wabyita kose. Warangiza aho ngaho ugakanda kuri aka ngaka enter. Bakanda gutyo no bigatangira kuza. Hano bari kwerekana iki? Bari kwerekana akazi. Hano baravuga ngo industrial electrician, kuvuga umu electricien, n'abantu b'electricien. Hanga baravuga industrial electrician. Ushobora kugira gutyo kugira ngo urebe neza, ubigire bindi kugira ngo ushobore kureba neza. No kuvuga
ahangaha ari muri BC cyangwa British Columbia, niho bari gushaka akazi. Amafaranga bahemba umuntu ukora muri ako uzaba wafashwe kugira ngo akore muri ako kazi ni amadolari 38 ku isaha. Ya urumva ishobora kuba full time, ishobora kuba Monday to Friday +1 ukuvuga ishobora kuba hano baravuga ngo full time, hano bakavuga ngo Monday to Friday +1 ukuvuga ishobora kuba na Saturday cyangwa Sunday. Easily apply. Hanyuma hano urumva hanga kugira ngo ukore aka kazi, wenda tuvuye uko ari akazi kagoye hakangaka ntago ushobora gukora ko na akazi k'abantu bazi ibintu bya electricity cyangwa nani. Hano akazi gakurikiye ushobora gukomeza kumanuka, hano barakuvuga ngo quality control lab assistant application within 30 kilometer radius. Hangaha urumva ugomba kuba uzi ibintu bya lab cyangwa urumva ni lab assistants. Urumva ntabwo ari buri muntu wese wasaba ako kazi. Reka tukomeze tumanuke, baravuga ngo farmer supervisor. Hano ni muri Acadia Colony Farm Ltd. Batanze na address aho ngaho. Amafaranga batanga na amadolari 23.8 ku isaha full time, cyangwa gukora amasaha 12, shift y'amasaha 12. No kuvuga ushobora gukora amasaha 12 kugakora iminsi wenda nk'iminsi 4 yonyine, kuko abantu benshi bakunze gukora amasaha 48 gutyo. Iyi ngiye kuba supervisor naho nakazi utakora ngako kugira ngo uvuge ngo ugiye kuba supervisor ugomba kuba ufite experience cyangwa experience ikomeye cyane, kuko ntago wapfa kuba supervisor gutyo utaramenyera akazi. Ugomba kubanza kumenyera akazi. Hano hari icyo bita solder assembly of electronics. Solder no kuvuga abantu bakora bya bindi bajya bavuga mu gifaransa ngo ni gusudira. Ariko ibi ngibi nabisaba umuntu umenyereye, uko ni kugenda ureba ukaza kubona akazi ushobora gukora. Baravuga ngo master grower UP vertical farm, ibyo ngibyo seasonal prawn processor seafood LT processor. Nk'aka kazi umuntu ashobora gukora. Hano akazi katagoye, wenda tukajye ugize gutyo clicking hangara seasonal. Hano baravuga ngo ni seasonal prawn processor, amadolari 19 kugeza ku madolari 20 ku isaha. Ni temporary seasonal, ni akazi k'igihe gitoya. Kugira ngo ushobore kureba icyo aka kazi uko niba akazi ushoboye kugakora cyangwa udashoboye kugakora, ushaka kumanuka gutya nukubereka gusa, ariko ushobora kuyanga ukamanuka ukareba icyo bita job description. Ushobora kureba job details. Ahangaha baravuga ngo job details. Ndebe ni umuntu ashobora cyangwa gukora apply. Ushatse gukora apply nta kibazo, ugiye ku applying. Ariko kugira ngo applying ugomba kuba ufite with Google cyangwa continue app cyangwa share email. Ariko ahanini ibi ngibi bikunze gusaba ko ugomba kuba ufite at least ugomba kuba ufite resume cyangwa icyo bita CV. Ugomba kuba ufite resume yawe. Hano baravuga ngo workers with more than 6 months, 1 year experience processing seafood. Worker within 1 to 2 years previous experience in seafood. Bisobanura ko ahangaha biragoye kugira ngo ukore kano kazi, kuko nta experience ufite y'umwaka cyangwa imyaka 2. Hanyuma tujyanga baravuga ngo experienced house painter. Ahangaha 19 amadolari 19 biri muri British Columbia kugeza ku madolari 30. Turebe hano baravuga ngo
wanditse aha ngaha ukareba usibye ko nako gashobora kuba ari akazi utapfa kubona. Yeah, ni ukuvuga permanent part time, ushobora kuba ari akazi kari permanent cyangwa part time. Ureba aha ngaha niba you have painted, enjoyed it and want a company that supports you with consistent work. Only apply if you are currently living in the Okanagan. Aha ngaha ntabwo wakora akazi ko baravuga ngo ugomba kuba utuye aho ngaho kandi we ntabwo hatuye. Hano baravuga ngo farm, ranch hands, scat stock farm. Hano ni ukureba baravuga ngo a purebred Angus and beef cattle operation located east of Crossfield, AB is currently seeking a full-time or part-time hired hands. Nk'aka kazi akangaka farmers ahangaha ni ugukora muri mu bintu bijyanye n'ubworozi bw'inka. Ahangaha kano kazi farm ranch hand umuntu ashobora gukora aka kazi ntawe kagoye. Hano baravuga ngo feedlots, yards person, buffalo, plain, cattle CO. Ni ukuvuga ahangaha akazi nako equipment experience is an asset as well, as will be required to operate farm equipment. Example ni tractor, skid steer, payloader. Employer housing is available close by for rent, bedding cattle and cleaning pens. Hano baravuga ngo ahangaha uruva nk'aka kazi ahangaha bari kuvuga uko hano baravuga ngo equipment experience is an asset. Ni ukuvuga hano ufite experience mu bintu byo gukoresha equipment cyangwa ibikoresho byabo byagize, usibye ko kandi hano banabikwigisha. Hano baravuga ngo employee housing is available close by for rent. Ni ukuvuga amazu arahari ahangaha kugira ngo ushobore kuyarentinga. Ahangaha naho ni ibintu bijyanye cyane n'ibintu by'ubworozi bw'inka. Akazi ni akazi gashobora kuboneka. Tuba tuzi tubiri twangutwo kuri website. Hano baravuga ngo horticulturists, technician. Ibyo aba technician ntabwo umuntu yabikora. Refrigeration mechanic ntabwo umuntu yakora refrigeration mechanic, ibyo gukora amafrigo ko bishaka kuba ari akazi kagoye, ko uramutse ubonye ko wagakora that's fine. Hari n'aka kazi nako kari muri British Columbia baravuga ngo ni farm hand, working with dairy animal running machinery jobs type, full time pay 20-25 per hour, expect hour 30 to 40 per week. Ni ukuvuga hano ushobora guhembwa, hano baravuga ko ushobora guhembwa amadolari 20 kugeza ku madolari 25, ariko ukaba ushobora gukora amasaha 30 kugeza ku masaha 40. Ni ukuvuga ibi ndi kubereka ni ibintu no kugira ngo nyine mugire igitekerezo ko mwashaka ku kazi, kuko akazi nk'uko twabivuze karahari ni kenshi cyane. Hano baravuga ngo ahangaha baravuga ngo ni farm workers ni ibintu bijyanye na, hano baravuga ngo demonstrates mechanical knowledge for equipment troubleshooting. Hano baravuga ngo utilize power tools and hand tools for farm maintenance. The ideal candidate will assist in various farm operation, ensuring the smooth n'ibindi gutyo. Ariko aka kazi naho karahari, urumva ni akazi katagoye, umuntu ashobora gukora ako ngako. Utwo tubaye tuzi tubiri. Hakabaho none feeder dairy farm, nabyo hano akazi karagoye ko bisaba ko ugomba gukoresha
tracteur cyangwa tractor, imashini gutwara ibimashini. Akora tuvuga agriculture technician. Ahangaha niba warize ibintu by'ubu aquaculture technician, hano ni ibintu byo bijyana n'ibintu by'amafi cyangwa ni ibintu bijyana n'amafi bingibi. Kandi ugomba kuba umu technician. Hanini wagenda utari umu technician, ahubwo dairy farm worker. Aka ni akandi kazi kari muri baho bita ON, sinzi ON ari state yitwa gute, nishobora kuba ari Ontario wenda sinzi, ariko akazi naho karahari. Mbese wenda tuvuge nk'akazi kamwe, wenda tuvuge nk'aka niba ariko kazi wabonye akangaka dairy farm worker, uragaklikamo, waklikamo gutyo ukareba aka kazi ko kameza ahangaha. Nkuko nabivuze mbere, ugomba kuba ufite resume, ugomba kuba ufite CV cyangwa resume yawe aho wakoze igaragaza. Mbese resume umuntu yavuga uko ari nk'umwirondoro wawe, se buriya ngira ngo niko bimeze. Ugomba kuba ufite resume yawe ivuga igihe wavutse, aho utuye, ubushobozi ufite, amashuri wize, wenda n'indimi wize, ivuga kuri wowe neza kugira ngo ushire. None ukaba ufite kuri, ishobora kuba wenda nko muri Word documents. Hanyuma ushobora guklika nkanga apply. Iyo wakoze kuri apply, bikwereka uburyo ugomba ku applying. Hano ushobora gushira na email yawe yonyine ahangaha, bigatuma ukomeza ujya muri continue ahangaha, continue cyangwa continue. Hanyuma ukareba ibyo ugomba gukora, bagenda bakuyobora uko ugomba gukora step by step, intambwe ku yindi, kugira ngo ushobore gukora iyo application. Impamvu ushiza iyi ngiye ahangaha ni ukugira ngo tumenye, kandi uzi uko twavuze uko hari utuzi twinshi cyane. Hariho za website nyinshi twashizeho zigera kuri 10. Izo website zose uramutse ugize ufite umuntu ufite umwete wo gushakisha akazi, ukabishyiramo imbaraga, ntago wabura akazi ubona ahangaha honyine. Tutararangiza n'iminota ingahe twaba tumaze kubona utuzi tutari dukeya. Hano hari aho bavuga ngo prepare, cook cyangwa guteka, dishwasher, ibyo koza amasahani. Aka ni akazi umuntu ashobora gukora, umuntu wese ashobora gukora. Kandi baravuga ngo location ni Corbyville. Nuko rero aka kazi naho karahari. Ni akazi umuntu ushobora ku-applyingaho ukagakora. Laborer urumva nani muri Wilco Civil Incorporation, ni BC, British Columbia. General landscape, hano ni ibintu bya landscaping cyangwa ibintu byo gukata ibyatsi ukoresha imashini, byo bakunze kwita landscaping, cyangwa gukora jardin, cyangwa civil construction experience must heavy lifting. Urumva akazi nako umuntu ashobora gukora, akazi katavunanye cyane. Hakaba framer, 3 years ntabwo wakora ko ngako. Production labourée. Hano bakavuga nani production labor. Hano ni the entry level role is responsible for any production task assigned by the supervisor. Ugomba gukora akazi nkuko supervisor cyangwa umuyobozi wawe yakubwiye uko ugomba gukora. Hanyuma tukajyanga kuri cherry line operator. Ibingibi ushobora kutabimenya. Concrete finisher, anuna ni ibintu byo gukora concrete. Expect hour 40 hours, 40 per hour, 40 per week. Na amafaranga menshi ayanga, ariko concrete ni byo gukora ibintu bijyana amasima, byo gukora ibintu by'amasima gutyo. Byo gukora za concrete. Hano kwa general laborer, nakazi umuntu ashobora gukora, nakazi koroshye. Uramutse uka-applyinzeho wagakora akangaka. Ndi kubera kutuzi uramutse urebye neza, ukuruye neza, ushobora kureba n'amafaranga
n'amafaranga ashobora aha n'amafaranga aya ngaya 18 bakwirana ku isaha full time Monday to Friday. Urumva uko niko bimeze. Construction worker, subway sandwich artist, supervisor, tower mechanic, construction laborer, hostess, concrete laborer, former front desk agent, ntabwo akora ko ngako. Journée porte ouverte mercredi le 1er mai. Journée hano baravuga ino journée porte ouverte mercredi le 1er mai 2024. Nous pouvons salaire à partir de $22, $22.7. Dans une adresse 140 rue des Grands Lacs, Saint-Augustin de Desmaures, Québec. Oui, Québec, France, birebire. Traffic controller, ntabwo ushobora gukora ko karagoye. Experienced roofer, kubaka. Aho bishaka abantu bize ibintu bya architecture, ibintu by'ubwubatsi niyo bahari, that's fine. General laborer, umuntu wese ashobora gukora ko ngako. Feed mill production worker, umuntu wese yakora ko ngako. Laborer, umuntu wese yakora ko ngako. Cleaner, gucleaninga nta muntu utagakora, umuntu wese yagakora. Historical interpreter ntabwo wabikora. Front desk, umuntu ashobora kutabikora kubera ururimi wenda ashobora kuba umuntu atazi ururimi cyane. Cleaner ushobora gukora ko ngako, umuntu wese yagakora. Hano outdoor landscape technician, umuntu wese ashobora gutema ibyatsi ko ni landscaping. Youth worker, umuntu wese yagakora ko ngako. Saint Stephen ni Brunswick, New Brunswick. Truss builder, plumber, plombier, ibintu by'aba plumbers, drawing, ntabwo buri muntu wese yakora akangaka. Hanyuma nabo tukajya kuri dishwasher, prepare, Grand for Gazelle delivery, project manager, pipe fitter, ntabwo umuntu yakora ko ngako. Urumva utwo ni utuzi twonyine ushobora kureba uko niko wareba n'utuzi. N'utundi twose turahari uramutse uvuye aho ukajya muri Monster, kuko iyo ngi twarebye ni ya yindi bita Indeed. Wenda tuvuge ngo ugiye aha ngaha ugiye kureba Monster CA. Wenda tuvuye camonster.com. Ntabwo byashaka kuza neza ibi ngibi, ariko ni ibintu ushaka gushaka, ni ibintu bitagoye cyane. Urabona nga iyo wanditse gutya nkuko ubonye nga nanditse ngo Monster Jobs Ontario CA Canada, ushaka kureba hano bavuga ngo Monster Job in California nga Ontario, Ontario ni Canada. Ontario Canada job. Hano bari kubyerekana ngo urumva ni ukuvuga uramutse ugiye aho wajya hose ushobora kujya hano banditse ngo Ontario job. Ibi ngiye ntabwo bigaragaye neza. Apply for job Monster. Wow. Monster ishaka kuba itari gukora neza. Monster CA.
ya mbese ni uko nguko ushakamo akazi. Ni ibintu byoroshye nk'uko narimo kubabwira. Ushobora gushaka akazi ukoresheje ino Monster nk'uko mwabirebye, cyangwa ukajya kuri ahangaha bavuze ngo ni Job Bank Canada. Ugiye Job Bank Canada nawe ushobora kurebamo akazi. Job Bank Canada, ya ni utu tuzi twinshi turimo. Ushobora no kwandika example wenda kuko ushaka guteka. Hari umwe mu banditse ngo barashaka ngo ni abashoferi, banyandikiye message sori ngo ni umushoferi utwara amakamyo kandi ashobora no gutwara n'ikamyo. Ntabwo ushaka kwandika wenda hano, ushaka kwandika truck driver. Location wenda turebe, ushaka kutashyiraho location ukandika truck driver gusa. Truck driver, urabona niba wanditse truck driver hano hariho truck driver abantu batwara amakamyo muri province ya Alberta honyine hari utuzi 1054. Muri British Columbia abatwara amakamyo hari utuzi 722. Muri Manitoba hariho 226. Utwo ni utuzi. Hari New Brunswick hari utuzi two gutwara amakamyo 79. Muri Newfoundland and Labrador 24. Northwest Territory 4. Nova Scotia 55. Utu ni utuzi twonyine turi muri ahangaha. Uramutse ugiye muri Alberta honyine turi kuvuga ku bintu by'amakamyo. Ya ugiye ahangaha wareba none izo za company baravuga ngo truck driver DS Trucking LT Limited iri muri Calgary. Hari indi yitwa truck driver iri muri TJA Think Green Alberta. Kumva ni utuzi twinshi cyane kandi aho bagahemba amafaranga atari make, n'amafaranga menshi cyane. Sawa rero nibyo nashaka kubabwira ibyo ngibyo. Uramutse ushatse akazi ngira ngo aho ngaho mwarebye sample, ushobora no guhindura ibyo ngibyo wenda ntiwandike truck driver. Njye nanditse truck driver ariko ushobora kureba nk'akazi ushaka. Wenda urashaka akazi ko gukora he, wakuraho ibi ngibi ukandika wenda farmer gukora mu mirima cyangwa gukora icyo ari cyo cyose. Ushobora kwandika icyo ushaka aho ngaho, cyangwa ukandika ushaka gukora wenda muri restaurant, muri animal farmers. Urabona hano hari za animal farmers, hano hari farmer expert nursery and fish. Ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Ushaka kwandika icyo ushaka kwandika cyose, ukajya kuri job search, ukajya kuri Job Bank Canada, ushaka kubona akazi kose ushaka kubona muri Canada, hanyuma ukaka-applyingaho ukareba uko bakubwira. Ndumva mu yandi magambo ari ibyo ngibyo. Ku muntu wese ushaka akazi ushaka kukabona nk'uko twatangiye tubivuga. Ushaka kubona akazi biroroshye. Icyangombwa ni ukubanza ukagerageza ukareba icyo biri butange, kuko n'ubundi ntabwo wavuga ngo ntabwo ushobora kuvuga ngo wabuze akazi utagerageje kugashaka. Ni ngombwa ko ubanza gushaka akazi uvuye ngo okay ndashaka akazi nana. Ushaka kwandika state ushaka cyangwa province ushaka gukoreramo muri Canada. Urumva mu by'ukuri wenda nuko abantu batagira ubushake bwo kugira ngo bakomeze bashakisha, ariko uramutse ushatse akazi neza nk'uko izo za website zose nazibahaye ugashaka akazi ntabwo bakabura. Akazi karahari ni kenshi cyane. Hari naho ushobora gusaba akazi bakavuga ngo oya, ngo nta myanya ihari wenda, cyangwa twafashe undi muntu cyangwa ibintu nk'ibyo, ariko ntucike intege ugakomeza gushakisha kugeza ubwo ubona aho ugomba ko cyangwa abantu baguha akazi, ko ni ahantu henshi cyane. Sawa rero murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze barinde mwese.